Nongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka, mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagerezaho kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ndabashimiye mbaha n'ikaze. Byumvikana neza ko turi mu mpera z'umwaka wa 2024. Turi kuwusoza rwose, turi kuwusoza. Ababasha kugerayo babishimira Imana ndetse rwose banayibihere icyubahiro. Ni ibintu bikomeye. Hari abantu benshi bagiye bitaba Imana cyangwa se batakiriho kugeza izi saha, ndetse uko bwije n'uko bukeye bakomeje n'ubundi gupfa. Ukabona ko abantu bameze nk'abihugiyeho mu iyi minsi ibintu byo kugandukira Imana, ariko ku ruhande rumwe ukabumva ikibitera ni inzara, ni ibibazo byo mu iyi si. Biragoye rwose, biragoye kugandukira Imana ufite inzara, ufite ibibazo, ariko nanone bigasaba umutima ukomeye wo gushikama, ugashinyiriza, ugahangana n'ibyo bibazo, ariko nanone ntiwibagirwe Imana. Ubwo nyabuneka ndavuga ibi ngibi nshingiye ku buzima ibikomeje kugutiza. Nyabuneka jya uterera ijisho hirya, urebe kure, urebe abantu bapfa buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda abantu barapfa, kandi ni abantu wavuga ko urupfu rutwara abantu rutarobanuye. Haba abakire, haba abakecuru, haba abana, haba abasaza, haba abasore, haba inkumi, ingeri zose urupfu rutwara abantu. Ibi ndabivuga nshingiye ku buryo abantu usa n'urebye nk'iyi minsi, abantu bameze nk'abasinziriye, bamwe wagira ngo ntabwo bakibuka ko Imana ibaho. Ubona ko bizinesi zabo, ingo zabo, ibikorwa byabo nibyo bashyira imbere cyane, bakibagirwa Imana. Ndavuga ibi ngibi kugira ngo nibura mbakebure wowe ubashije kubona iyi videwo, nibura ufate umunota ushimira Imana yawe ikomeje kugutiza ubuzima, ukabaho, kuko hari benshi rwose bagiye bifuza gukomeza kubaho, ariko batagiriwe ayo mahirwe, bakaza kwitaba Imana, ariko wowe ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Rwose ni ibintu ukwiye guhera Imana icyubahiro, ukabishimira, kuko ndavuga ibi ngibi no kugira ngo wenda nkore iki kiganiro. Maze iminsi mbona abantu bapfa cyane, noneho kuko bimaze kuba karande. Iyo bigeze mu minsi ya nyuma y'umwaka, abantu impfu ziriyongera, kuko impanuka, ibintu by'impfu koko ukabona ko ziyongereye, ukabona nyine ni ikibazo koko, kandi ukabona abantu kubera mu minsi ya nyuma Imana baba basa n'abayibagiwe, bari gushaka amafaranga, bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo nibura ngo babashe gufata ku gafaranga. Ibi ngibi nabikoze nshingiye ku kintu nakoze, ni nk'ubushakashatsi nikoreye ku giti cyanjye, kuko ari igihe ngera gutya nkasimbukira nko mu isoko, nkareba ukuntu abantu bihugiyeho, nkareba abantu ukuntu mbese ubona abantu basa n'abibagiwe Imana, basa n'abashyize bizinesi zabo imbere. Ariko nyabuneka niba uri umuntu, jya wibuka ko habaho Imana. Niba ubona urupfu, jya wibuka ko haba Imana. Nyabuneka ufate umunota umwe wiyeze, ukiranuke n'Imana, usaba imbabazi kugira ngo ubashe gukiranuka imbere ya Data. Iminsi ya nyuma y'umwaka iregereje,
yegereje abantu bashyushye bameze ukuntu, ariko ikintu cyo gusa n'ugandukira Imana ukabona ko ntabwo bari kukibuka kuko ngewe nkoze iyi video kugira ngo mbakebure, nyaboneka nibuhumeka. Simvuze ngo Imana ntago ngo yagufashije kugira ngo ugere ku ntego zawe wifuzaga kuzageraho mu mwaka wa 2024 ukaba urangiye utazigezeho, ukumva ufite ipfunwe. Ibyo ntago ari byo muvandimwe, byonyine kuba ugihumeka ibyo ngibyo ukwiriye kubihera Imana icyubahiro kuko ni iby'agaciro. Hari benshi bagiye bitaba Imana bagapfa mu buryo bugiye butandukanye, ariko wowe aya magingo umwaka ugiye kurangiza, Noheli, Christmas ugiye kuyifata, ugiye kuyigezaho kandi rwose nta kiguzi watanze. Ahubwo ntuheranwe n'agahinda cyangwa ahubwo ugandukire Imana yawe, wishimire kubw'ubuzima ikomeje kugutiza kugeza aya magingo. Ndagushimiye nawe ukomeje kubana natwe, musabira imigisha iturutse ku Mana ndetse ikomeze ibane n'abawe mu byo ukora. Komeza ugire ibihe byiza. Ciao ciao.